kuko payi izatungura abantu mu buryo budasanzwe, ibahindurira ubuzima. So rero Mbarusha Mining icyo nakubwira muri payi na Bitcoin ubigereranyije ni kimwe, ariko icyo payi irusha Bitcoin nuko Yes engineer Mwesigwe Sadiki Theogene, ndabizi neza ko uri mu bantu basobanukiwe ifaranga yakoranabuhanga cyangwa aya mafaranga ya cryptocurrency. Ese iyo tuvuze ngo amafaranga ya P-Network azahindurira abapioneer ubuzima, kubera iki umubare nyamwinshi batabyumva cyangwa bavuga ati ibi bintu nukubeshya, nubwo ari abapioneer bamwe na bamwe uyu munsi wa none bameze neza cyangwa ubuzima bwamaze gusubira mu murongo? Wenda iyo tubivuze kubera ko abenshi nta nubwo barakira amapayi kuri available balance, abenshi nta nubwo barapasinga KYC, abenshi payi zabo ziracyafunze ziracyarukinze. Hanyuma iyo bari kubirebera mwiri imanuka cyangwa mu kimanuka cyangwa bari kureba ukuntu payi iri kugenda isubira inyuma dukurikije cyangwa tugende naho yahagurukiye, hanyuma ni cye cyizere wabahereza ko mugani iri faranga cyangwa iyi P-Network izabahindura ubuzima? Ese na Bitcoin naho nukunguko byagenze? Wenda no mu myaka nk'ine ishize ngira ngo urabyibuka neza, harya muri bya bihe by'intambara y'Uburusiya na Ukraine twabonye ko n'ifaranga ryaramanutse riva mu bihumbi 60 riramanuka rigera mu bihumbi 23 gutyo by'idolari, rivuye mu bihumbi 60, nubwo igihe cyaje kugera rikongera rikazamuka. Uyu munsi wa none Bitcoin ikaba ihagaze mu bihumbi muri za 80 na hafi kugera mu bihumbi 90. Urabizi ko igigera no mu bihumbi 100. Hanyuma n'iri faranga rya P-Network se aba ariko tubyitega cyangwa aba ariko tubibona? Ese ni ikihe cyizere waduhereza nk'abantu twamayininze iri faranga rya P-Network mu gihe turi kubona riri kumanuka rigomeza rimanuka, nta cyizere turi kubona twebwe cyuko rizamuka? Ese baba bari kudutega agatego wenda ryamara kumanuka cyangwa abantu bazigurisha ku bwinshi rikongera rikazamuka rigafatiro rikajya no mu bihumbi 100 cyangwa mu bihumbi 200 cyangwa no mu bihumbi 500 by'idolari, cyangwa no kwakira igiciro cya GCB cy'ibihumbi 314 n'$159 by'idolari? Ibi bintu byo urabibona ute cyangwa urabivuga iki nk'umusesenguzi twemera hano mu karere k'ibiyaga bigari ku mafaranga ya cryptocurrency cyangwa ku ifaranga koranabuhanga? Tugaye ikaze hano kuri Mbarusha Mining TV. Murakoze cyane Mbarusha Mining TV kwa mwongeye kumpa umwanya kugira ngo twongere kuganira kuri cryptocurrency, cyane cyane twibanda kuri payi n'andi makoini agiye asanzwe. Mbere na mbere reka mbanze nsuze abaduteze amatwi, abantu bakurikira uyu murongo wa Mbarusha Mining TV bamaze gukora subscribe bagakana no kunzogera kugira ngo ubutumwa bahaye bujye bubageraho ku gihe. Nuko rero nkuko urimo kubivuga, ntago twakwirengagiza ko P-Network iri neza na Bitcoin, nta tandukaniro rihari. Tugiye muri exchange zose tuzita coin kuko already payi yamaze kuba registered muri listing z'ama exchange, ubwo rero bivuze ko nta tandukaniro. Mbere na mbere kamanze mpe icyizere abantu bose bamayininze P-Network cyangwa se n'abayimayininze igihe kirekire cyangwa gitoya, bakwiye kuba bafite akamwenyo ku matama kandi bishimye rwose, kuko nta ucirira itararenga. Icyizere nabaha nuko bagomba kumenya ko cryptocurrency ari kwimera, irurira ikazamuka ikagwa, ni ibisanzwe muri cryptocurrency. Gusa tugarutse kuri payi yacu iyi ngiyi, icyo nababwira nuko umuntu wese wayimayininze afite umugisha, n'uyigura ndetse akayihorodinga nawe afite umugisha, kuko ndibuka Bitcoin nuko nayo yatangiye, ndetse we yanatangiriye hasi cyane kuko yari 00 point something. Urumva ko yari hasi cyane, mu gihe ngiyi ureba ikiri kuri 0.6 ndareba ariho igeze uyu munsi wa none. Bamanze barebe, hari abapioneer bagurishije payi ikirongingwa, bayigurisha $3, abandi bayigurisha 2, abandi bayigurisha 1 n'ibice, gutyo bagenda bahindura ubuzima. Ubwo ndavuga ko bari bafite payi nyinshi ndetse zari zaramaze kuba migration, zaragiye kuri variable balance. Hari abazibonye kandi babonamo amafaranga menshi cyane. So abo rero bo
ubabwiye ngo payi ifite impinduka itari nziza, abo ngabo bakurya. Icyo nshaka kukubwira, hari abamaze kungukira muri payi, abasigaye rero nabo bazunguka byanga byakunda. Ahubwo njye navuga nti aba bantu batarabona amapayi yabo kuri variable balance nabo bafite umugisha mwinshi, abamaze kuyabona nayo akaba ari rock nabo bafite umugisha mwinshi, kuko ntawe umenya mu myaka 3 iri imbere uko bizaba bimeze, ariko uko byagenda kose payi izaba iri hejuru. So iri manuka rya payi nta gitangaza kirimo, kuko na Bitcoin irazamuka ikongera ikanamanuka. Nk'uko wari ubivuze mu minsi ishize y'intambara y'Uburusiya, Bitcoin igeze kumanuka igera ku bihumbi 20 by'idolari, ariko ubu urareba ko yigeze gufata ibihumbi 100 plus, ariko ubu iri kuri 80 na hafi 90, nayo nuko yatangiye nk'uko ureba payi imeze. Kandi nanone urareba payi yo yazamukiye hejuru nubwo wenda iri kumanuka. Noneho Bitcoin yo ntago yigeze ihagera. Nk'uko nkunda kubivuga, payi bayubatse mu buryo buri system nziza cyane, nta coin yigeze yubaka coin yabo nk'uko payi yubatse. Iyo ugiye kwitegereza kereka nk'izi ziri kuvuka nyuma, nka za Delta n'izindi ziri kugenda zubaka zigendeye nk'uko payi yubatse. So uragenda neza ureba ko muri payi na Bitcoin ubigereranyije ni kimwe, ariko icyo payi irusha Bitcoin ni uko yubatse neza cyane, kandi yubatse ko h'ejo hazaba harimo ibintu byinshi Bitcoin itabashije kugeraho. So ubwo rero nkavuga nti abantu bakwiye kwihangana ndetse gucika intege bakabivaho, ahubwo bakishima bakamenya ko batayobye umuntu wese wamayininze payi. Ndagira ngo mbabwire ko payi nayo izahindura abantu ubuzima, ndetse cyane no kurusha Bitcoin, kuko iyo witegereje nk'ubu iramanuka kubera ko hari payi bari kugenda barekura zikajya ku isoko bareba bakazigurisha, ikamanuka. Ariko rede izindi bazikora migration, ariko uko byagenda kose zizagera ku musozo, ntabwo zizaguma gutyo. So urareba ko no kuba nanone bakimayininga nacyo kiracyari ikibazo. Umunsi izaba yahagaritse nka mining ikaba igiye muri mainnet network, bishobora kuzatuma payi nanone yongera ikazamuka. Kumanuka kw'iri faranga ntago kuri bamwe barabireba nk'ikibazo, ariko ku bandi barabireba nk'ahatari n'ikibazo, kuko already nta capital bashyizemo kereka umwanya babona data bakoresheje. So iyo rimanuka ku bantu bazi bya cryptocurrency bari muri trading n'ibindi, bo baba banezerewe ko riramanuka ukagura. Ni nk'uko wenda natanga urugero ku bahinzi b'ibigori n'ibishyimbo. Iyo ibishyimbo byuriye ntago abacuruzi b'amadepo bagura, ariko iyo byamanutse abacuruzi b'amadepo bariya babika b'amasitowa baragura. N'ibigori nuko. So ubu kadufate iri faranga rya payi turijyanye n'umubitsi w'ibigori cyangwa se umubitsi w'ibishyimbo, uraza gusanga neza ubu biri mu gihe byeze, ubu bireze ni byinshi. Tuvuge ko no kuma biba bitaruma, icyo gihe bigura make cyane kuko biba bitaragera kuri level yo gustokinga. So ubu rero abantu bo gustokinga nicyo gihe cyabo cyiza cyo kugura payi bakazibikaho, zikajya muri wallet ya payi bakaba bazifite. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko izi payi mureba turi gukiniraho mu minsi iri imbere, hari umuntu uzaba atagishoboye kugura na payi 3. Ibyo nkubwira ndabizi kandi birashoboka. Ni igihe rero cya buri muntu wese wa mininze payi kugira uko abitekerezaho akabika amapayi ye, ndetse akagura n'andi akagenda yongera, kuko payi izatungura abantu mu buryo budasanzwe, ibahindurira ubuzima. So rero mbarusha mining, icyo nakubwira shishikariza abantu kuba batacika intege, ubihanganishe kuko nta n'ikibazo kinini bafite. Noneho barebe uko imbere hazaza bizaba bimeze. Aha nta mutego urimo mbarusha, aha nta mutego urimo. Iyo witegereje nuko payi bari kugenda bazigurisha, uko ziba migration zijya kuri variable balance, hari abagurisha nubwo payi irebe iri kumanuka yageze kuri 0.6, hari abakigurisha of course, ariko ibyo bigatuma rimanuka. So hari igihe kiri giye kugera abantu bicuze bati payi zanjye nagurishije
cyangwa bikazaba nk'inkuru kavuga ati we uziko nari mfite payi 100, uziko nari mfite payi 200, mu gihe umuntu adashobora no kugura payi 5 no kuri Bitcoin niko byagenze. So kasoze nshimira abantu bose bakurikira mining, bakurikira Mbarusha Mining TV, kandi bakaba bakora n'izindi mining, bakora za Delta n'izindi nko kugenda uziduha. Nanashimira aba YouTubers bakomeje gutanga amakuru meza y'icyizere cy'ejo hazaza. Gusa nsoza nanjye nabwira abantu ko usibye na Pi bashobora gukora na trading bakoresheje bot, cyane cyane nko muri iyi minsi turimo turakoresha bot bita Royalty, kandi iri gutanga amafaranga meza cyane. So waba akeneye information ziyifataho ashobora kunyandikira kuri WhatsApp kuri plus 256 77 340 cyangwa se ako guteranya 256 77340 noneho nkaba namushyira no muri group yacu ya Royalty akiga trading n'izindi. Murakoze cyane.